ndaturutse gishobora kubuzima uyu mwaka warakunaniza ariko uyu nguyu ntabwo uzakunaniza uyu nguyu uzakubera mwiza uyu nguyu uzakubera mwiza uyu nguyu uzakubera mwiza uyu nguyu uzakubera mwiza uzawugendere hejuru ese uzawugendere hejuru uzawugendere hejuru ese Imana murera bagirire neza ibyo mwawuze byose mubihabwa mbese na Yesu turafungura ibyo mwanzi yari yarafunze ku buzima bwawe bifunguke mbese na Yesu ibyo mwanzi yari yarahambiriye ibihambuke mbese na Yesu ibyo utabonaga abantu bere sansemerera mbese na Yesu Kristo inzira zose zifunguke mbese na Yesu Kristo kandi kubera akanya tugushize hejuru turakuzamuye mbese na Yesu Kristo abazi n'abavume bakuhigaga kubera iyo bose turabatatanyije mbese na Yesu Kristo inzira zawe ziri kunyerera no kwicara turavuze ngo umugisha w'Imana kureba utangira n'Imana kubera iyi tariki ya mbere turareba umugisha ukomeye ugendeho kubera iyi tariki ya mbere kugera itariki ya mbere Rwanda ubucuruzi bwa makumyabiri mbese turavuze ngo umugisha uriho umugisha ukubeho umugisha w'itangaza mbese na Yesu Kristo aho wagiye warongere utabonaga mbese na Yesu Kristo reka icyubahiro cy'Imana kikubeho reka kwizera kw'Imana kukubeho reka ibitangaza by'Imana bikubeho mbese na Yesu Kristo ndahambura umugisha wawe ndahambura umugisha wawe nderukana indwara y'ubuzima nderukana inyatsi ku buzima bwawe nderukana icyaha ku buzima bwawe nderukana ibibi ku buzima bwawe ibyo byose byaragiye mbese na Yesu Kristo aho yongera umwaka wundi umwaka w'itangaza umwaka wo kwambuka umwaka wo kuva hejuru umwaka w'igikundiro umwaka wo kunezerwa umwaka w'ibyishimo mbese na Yesu Kristo turavuze ngo mumaze byare turavuze ngo abarwaye reka bace mbese na Yesu turavuze ngo abafitanye Imana reka babeho mbese na Yesu nafunguye iminyoro yose turacagagura iminyoro yose turayimenagura turacagagura ibikuta n'ibihome tukuye ikibiri gisa nacu mbese na Yesu Kristo imitego yose bari baramuteze iyo yose turayiteguye mbese na Yesu Kristo turavuze ngo kubera kaka umugisha w'Imana ukubeho umugisha w'ijuru ukubeho mbese na Yesu Kristo umugisha w'Imana ukubeho umugisha w'Imana ukubeho amavuta y'Imana aho waburiye turavuze ngo wabonere mbese na Yesu Kristo turavuze ngo wabonere turavuze ngo winjiremo mbese na Yesu oh haleluya Mana turamushimiye sasa mbere kaseka Jeze kusene bosa y'Imana oh haleluya icyubahiro cy'Imana kibabayeho umugisha w'Imana babayeho amen 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 haleluya haleluya icyubahiro cy'Imana kiragaragaye ukubaho kw'Imana kuragaragaye dushimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kuko zikomeye kandi kabikoze imigisha n'ibitangaza turagushimiye wa Isiraheli nomene sala kosika Jezivene kositerebro n'Imana y'ibitangaza nomene foya sans celebra oh haleluya Mana tuguha icyubahiro
uyu mwaka rero ni umwaka ufite izina rikomeye cyane, lopele sansomenegre, ni umwaka w'igicu cy'Imana kubera b'Imana. Nuko Imana yavuze, ni umwaka w'igicu cy'Imana kubera b'Imana. Ni umwaka Imana igicu cyayo kigiye kugendana nawe. Ni umwaka igicu cyayo kigiye kubana na bene abantu. Ni ukuvuga ngo iki gicu cy'Imana ubwira aka kana kigiye kugenda imbere, ni ukuri kigiye kumurikira abera ku banzi bacu, kigiye kubabera icuraburindi rikomeye cyane. Ni umwaka ugiye kuba icuraburindi ku bantu igicu cy'Imana kizaba kitariho. Mwumve neza, ni umwaka ugiye kubera icuraburindi ku gicu cy'Imana abo kitazaba kiriho, ariko abazaba bari ku gicu cy'Imana kibari imbere kizabamurikira, kizamurikira intambwe z'ibirenge byabo, kizamurikira ubuzima bwabo, kuko ni umwaka w'igicu cy'Imana ku buzima bw'abera. Lopele sansovene glory, ni umwaka Uwiteka Imana ya Isiraheli izahagararana n'abantu bayo. Ni umwaka Uwiteka Imana ya Isiraheli izakorana n'abantu bayo. Kandi zelefo enema kosikele bozarebra, ni ukuri dore ni umwaka ugiye kubamo ibyiciro bibiri. Uyu mwaka dutangiye ni umwaka uzabamo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kizaba gisa nkaho kijya gusa n'icyiciro cy'umwaka cyangwa imyaka ishize, ariko ikindi cyiciro cya kabiri kizaba ari icyiciro kizafungukamo ndetse kikabamo ibindi bihe byiza. Usibye ko n'umwaka uzahindukamo hazabamo imihindagurikire y'ibihe. Ni ukuvuga ngo ni umwaka tuzabonamo imihindagurikire y'ibihe cyane, ndetse ni umwaka abera ndi kubabwira ngo basenge cyane. Ni umwaka wo kwegera Imana mu buryo budasanzwe, kuko iki gicu hari ahandi hantu kigiye kutwinjiza. Niyo mpamvu rero mukeneye gusenga cyane, kuko ni igihe Imana irimo iragenda ishyiraho ibimenyetso, ndetse iri gushyiraho ikimenyetso kuri buri wera wese, iri kugenda imushyiraho ikimenyetso. Kandi marayika yamuyururutse agiye gushyiraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Le pane sans overebra, ni Imana igiye gushyiraho ikimenyetso cy'abera ku bantu bayo. Kandi n'umwaka bagiye kugerageza ibikomeye cyane. Habayeho 5G, ariko noneho igiye kugaragara, igiye gukora cyane. Muzabona iterambere rikomeye cyane, muzabona connection yindi ikomeye cyane mu buryo bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hagiye kubaho ibindi bintu bikomeye mu buryo bwa computer, reka byita uko nguko, mu buryo bwa connection ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo twari turi mu gihe cya 4G, ariko tugiye kwinjira muri 5G. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka hazabaho iterambere ryihuse rikomeye ndetse ridasanzwe. Ni ukuvuga ngo ibyo barimo barashaka, ibyo bashaka kugerageza, ni ukuri hari ibintu bigiye kugeragezwa. Kandi dusenge cyane kugira ngo Imana ya Isiraheli izabane nawe, kugira ngo igeragezwa rizaba hirya ari ryo ryose ku mwana w'umuntu rizagira icyo rimutwara, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndatopele volema, Imana ikomeye ni Imana iri mu ruhande rw'abera, ni Imana izahagararana n'abera, ni Imana izahagararana natwe. Nta giteye ubwoba kizabaho. Ndakubwiye ngo ibiteye ubwoba byose Imana izabibarinda, kandi ni Imana izaduhisha mu mababa yayo. Uyu mwaka Imana izaguhisha mu gicu cyayo. Mwumve neza, letele formele trace tangoni maleva, ni umwaka Imana izaguhisha mu gihu cyayo, izaguhisha mu gicu, izaguhisha mu gicu. Ni ukuvuga ngo igicu cy'imbaraga kizakubaho, igicu cy'ibyishimo kizakubaho. Abanzi bawe baguhize igihe kirekire, iki gicu kuko kigiye kugenda imbere kizababera umwijima. Ni ukuvuga ngo bazabona icuraburindi, aho kugira ngo bakubone ntibazakubona. Wowe washatse Imana, n'ubu ukaba utangiye ushaka Imana, igicu cy'Imana kikujeho, igicu cy'Imana kikujeho, igicu cy'Imana kikujeho.
kigiye kukubera urumuri rukomeye. Ni ukuri kigiye kukumurikira aho utabona ugiye kuhabona, ibyo utabona ugiye kubibona. Ni ukuvuga ngo umwijima w'icuraburindi wari imbere yawe urarangiye, kuko igicu cy'Imana cyabuditse imbere yawe, kigiye kukubera igicu cy'ibyishimo, kigiye kukubera. Bamwe iki gicu cy'Imana kizababera imvura idasanzwe, abandi iki gicu cy'Imana kizababera umucyo. Nuko bigiye kugenda. Bamwe iki gicu kizababera imvura kandi ko gikomeye, ariko abandi nabo kizababera umucyo uzababundikira. Nuko nguko bizagenda. L'état les mandres formés, les yeux animaux gros sta célébra, les mi animaux les formés dra. Abera b'Imana ndagira ngo musenge, kuko ibihe bigiye kuza ni ibihe bigoye cyane, ni ibihe biruhije cyane itorero, ni ibihe biruhije umusenzi, ni ibihe bizarushya. Ariko uzaba ari maso, uzaba ari imbere y'Imana, iki gicu kizamukengereza. Umwanzi ntazamubona, aho kugira ngo amushakishe azamubura, azamushakishiriza muri connection zose azamubura. Ndagira ngo nkubwire uyu mwaka kuko uri mu bice bibiri, ndagira ngo usenge cyane, ndagira ngo winginge Imana cyane, kuko buri cyiciro buri kwezi hazaza habaho ikindi kintu, hazahaza ikintu gishyashya. Niyo mpamvu nkwinginga ngo guhera uyu munsi, guhera iyi tariki, Imana ikwinjize mu kindi kirere. Ndagusabye, ndagira ngo iki gicu kigiye kuza cy'Uwiteka reka kizakubera umuco, kizakubera urumuri, kizakubera ikikumurikira nk'uko Imana yabivuze. Ni igicu kije ku isi, ariko kigiye kugaragaza abasenze nyakuri. Elementele kosi fermando le ba, elimai kosi fermai gro. Mu cyiciro cya kabiri kigiye kuza hazahita hazaho umwuka w'ububyutse bwinshi. Ububyutse bugiye kugaragara mu gihugu, ububyutse bukomeye, ububyutse bwo gusenga mu buryo budasanzwe. Muri ubwo bubyutse hazaba ibintu bikomeye cyane, muri ubwo bubyutse hazaba imbaraga zikomeye cyane. Ndagira ngo utangirane iyi tariki ya mbere, ntuwirarire, oya senga kandi wongere usenge. Ongera usenge. Nubwo urimo urambuka, wambutse ugeze mu wundi mwaka, ariko none ambukana n'ibindi byose. Igicu cy'Imana kigutwikire, igicu cy'Imana kikubeho. Umva mubwire nshuti yanyu, uyu mwaka ni umwaka nshuti, nongere musubiriremo. Wowe uzareba iyi video nuri kunkurikirana, ni umwaka Imana iri kugusaba ibi bintu bibiri. Iragusaba ngo uvuge yego cyangwa uvuge ngo oya. Ni umwaka Imana ishaka ngo ugendere mu kuri, ubibemo cyane cyangwa se ntubibemo. Bivuga ngo ntuzakonje cyangwa se urushyuhe ngo bakazuyaza, oya, ahubwo hagarara hano, kuko Imana igiye kugendana n'abantu bayo live. Ndongera mbisubiremo, igiye gukorana n'abakozi b'Imana n'abana b'Imana. Mugiye kubona ibintu bidasanzwe, mugiye kubona imbaraga zidasanzwe, mugiye kubona kubaho kw'Imana kudasanzwe, mugiye kubona gukora kw'Imana kudasanzwe, mugiye kubona abantu benshi cyane bavuga ngo Imana yaracecetse, none igiye kuvuga. Mwumve babwiye, igiye kuvuga, kandi ntabwo iri buvuga ijwi, ahubwo igiye kuvugisha ibikorwa. Haleluya. N'Imana igiye kuvugisha ibikorwa bigaragara, ibikorwa bifatika, ibikorwa by'imbaraga, kuko igicu kiramanutse kandi kigiye kugendana n'abera, kandi igicu kiramanutse kigiye gukorana n'abera. Nuko Imana yavuze, Imana yavuze ko igiye gukorana natwe kandi igiye kuvugana natwe, itavugishije amagambo, ahubwo igiye kuvugisha ibikorwa. Haleluya. N'Imana igiye kuvugisha ibikorwa, mugiye kubibonesha amaso. Benima le sala forme le sante kilibana. N'Imana igiye kuturwanira abadayimoni bateye ikirere. Imana nayo yumva yamanuye abamarayika bagiye gupompa, bagiye kwirukana, bagiye kuvunagura, bagiye kwibagizanya, igiye kuraho covid. Amen. Bele trasevenema
marayika w'Imana yamanutse agiye guhuha. Nabonye bari guhuha ikirere, barimo baragitunganya. Imana yavuze ngo ikirere abadayimoni banduje ikirere, banduza ikirere cyose bagihinduza bakigira umukara. Noneho rero Imana kuko igiye kumanura igicu cyayo, yamanuye abamarayika batunganya ikirere. Covid igiye kurangira, le pravenement grave igiye gushira kandi ishire burundu. Igiye kuba amateka bazavuga, amateka yanyuzeho nk'uko Ruzagayiro bayivuga, bakayivuga nk'ibyabaye itakiriho uyu munsi. Niko n'iyi ndwara nayirangiye nayo ikazaba amateka gusa, kuko Imana ya Isiraheli yohereje abamarayika babo kugira ngo bakubure. Bagiye guhuha, ndabona barimo barahuha, ndabona barimo barakuraho, bagiye gukura uwo mwuka banduje ikirere. Ariko iki kirere kuko ari cyo Uwiteka, kuko ari cy'Imana ya Isiraheli, dore iyo uruhukije abamarayika bagiye guhuha, uwo muyaga ugiye kurangira, uyo shuheri igiye kurangira. Ariko vuga ngo haleluya, ariko cyane haleluya, shuheri igiye kurangira. Leta soferi my God nandomeni fiya grosalaba. Ndagira ngo uhagarare, ndagira ngo ushikame, kuko Uwiteka ari kumwe natwe. N'Imana igiye gukora ibikomeye. Ndongera gusubiriremo, n'Imana igiye gukora ibikomeye. Marayika w'Imana ugiye gushira ibimenyetso kubera ubu wayaje. Habamanutse abamarayika batatu, haje marayika wa mbere. Marayika wa mbere icyo yakoze, yagiye yabanje gukura yakiriminzi yakorupye, akura ikirere. Barambwira ngo uyu mumarayika n'uri gukoropa ari gukura ikirere kibi cy'ibintu bashitse mu kirere kugira ngo tubihumeke. Icyo kirere marayika w'Imana agiye gukura icyo kirere. Marayika wa kabiri ni marayika ugiye kuza, agiye gutegura inzira Imana igiye gucamo kugira ngo ikore igitangaza bitari kuvuga. Oya, ni Imana igiye gukoresha imirimo. Bivuga ngo uyu mwaka Imana igiye gukoresha ibintu bifatika, igiye gukoresha ibifatika. Umva, ibintu byose igiye kubigushira imbere. N'umwaka Imana igiye kwigaragaza nk'Imana. Imyaka ishize ni imyaka abanzi n'abagome n'abandi bose barakoze ngo irabihorera, ariko uyu mwaka ni igihe cyayo cyo gukorana. Ni igihe igiye kubishyira imbere yabo, igiye kugaragaza ko ni Imana izi amazina yabo, ni Imana izi buri kimwe, kuko yamanukanye lisite. Marayika yamanukanye lisite, kandi bakajya bagahamagara kandi ibintu byose bikajya imbere yabo. Ntabwo baguhamagaye kugira ngo witabe Imana, oya, ahubwo baguhamagaye kugira ngo abanzi bawe babone gukora kw'Imana ku buzima bwawe, kuko Imana igiye kubishyira imbere yawe. Bivuga ngo ibyo yavuganye nawe igiye kubisohoresha inzira. Haleluya, haleluya. Marayika wa gatatu uwo yari wa kabiri wateguraga inzira. Marayika wa gatatu nabonye ari marayika w'inkota, uko yamanukanye inkota ikomeye yaka umuriro. Numva ijwi rirambwiye, uyu mumarayika dore icyaje kuzana. Uyu mumarayika icyo abajeho ni umumarayika uje kubashyiraho ikimenyetso. Icyo kimuzanye ni marayika uje gushyiraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo kuri buri umwe. Agiye kubashyiraho ikimenyetso. Ni ukuri kw'Imana, ni igihe cyo kubashyiraho ikimenyetso, kandi nabana kubashyiraho ikimenyetso abaye Imana irabazi. Haleluya. Ntacyo muzaba, ntacyo umuntu azaba, kuko Uwiteka abashyizeho ikimenyetso. Kandi ubwo azaba gushyiraho ikimenyetso, igihe cy'Imana kizaba kikujyaho. Uwo ashyizeho ikimenyetso igihe kikujyaho, bivuga ngo ntabwo uzongera gusitara, ahubwo icyo gihe kizaba kirimo kirakumurikira imbere. Haleluya. Kandi abantu bose bari barasinziriye, nagiye kubona mbona abantu benshi habayeho gusinzira. Bamwe barasinzira baragona, abandi baragenda banywa inzoga, banywa ibitabi, abandi baragwa, abandi babivumburira Imana. Nagiye kubona mbona imbaraga z'Imana ziramanutse. Numva ijwi rirambwiye ngo Imana ibagennye imbabazi. Imbabazi zigiye kuba nyinshi cyane. Haleluya. Imbabazi Imana igiye kuzisuka cyane kugira ngo Imana ibashireho ikimenyetso, kuko hari icyo yavuganye nabo.
niko numvise Imana yambwiye ngo mbabwire. Imana isutse imbabazi zayo, ibagiriye imbabazi zayo. Ni ukuri igiye kubatahura nka wa mwana w'ikirara, igiye kubatahura nka wa mwana wari warivumbuye, igiye kubatahura nka wa mwana wari waragiye akarya byiriwe akabimara, ariko yagaruka akagaruka asa mubagira, akagaruka se arimo amudodeshereza umwambaro mwiza, akamukoreshereza ibirori. Ibyo ngibyo ni ku Imana ivuze. Iravuze ngo hari abapasiteri, abavugabutumwa, abakristo, abo bose bayivumburiye, bamwe bakajya hirya abandi bakajya hino, bakagushwa n'amasezerano, bakagushwa n'ibyo bababwiye, Imana gusutsa imbabazi zayo ngo kandi bagarutseho, ibagarukanyeho imbaraga, ibagarukanyeho n'imbaraga, ibagarukanyeho andi mavuta, ibagarukanyeho ubundi bushobozi, kandi abarwariyeyo Imana igiye kubakiza. Lo belle forme le tracerebra, kuko Imana isutse imbabazi zayo, isutse imbabazi zayo, isutse imbabazi zayo, ibatahurishije ikivugirizo cyabo. Ariko ndatanga le tarima forme le sans sauver gra, ibatahurishije ikivugirizo cyabo. Abo bantu Imana irabagaruye, niko Imana ivuganye nawe. Mitando telefone microsta cerebra. Imana iri kuvuga ngo dusenge cyane. Reka dusengere East Africa, dusengere Congo, dusenge cyane, dusengere Congo, dusengere Masisi, dusengere Rucuru, tuhasengere kugira ngo iki gicu cy'umwijima kibuditse Imana igikureho. Dusenge cyane, dusengere Goma, tuyisengere, kuko iki gicu Satani arashaka gushyiraho, ndabona igicu cy'umwijima kibuditse. Reka dusenge iki gicu cy'umwijima nikizabudikira abanyekongo bene wacu, kizabudikira abanyekongo, abavandimwe bacu, abaturanyi bacu. Oh le pas célébrer me kosi telebra, Uwiteka Imana azakora ibikomeye. Lote kisalabro dome eni presento agre. Tusenge kugira ngo Uwiteka Imana akomeze ahaze ishya n'ihirwe igihugu cyacu ndetse n'abaturanyi bacu. Ni Imana iri mu ruhande rwacu, ni Imana isutse imbaraga, ni Imana isutse ububyutse, ni Imana isutse ububyutse bukomeye ku bantu bayo. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mwinjire mu mbaraga zidasanzwe. Haleluya, 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 amen. Imana ya Isiraheli ihagararanye natwe, kandi igiye gukora ibirenze ibyo dutekereza. Amen. Metato pere breza na kosika, l'homme et les présence au fegreta, lo qui célébra les formes d'État. Uyu mwaka dusenge cyane, hazabona imvumbagatanya nyinshi mu bihugu bitandukanye, nyinshi. Habe kwigaragambya kudasanzwe, hazabaho kwigaragambiriza, bamwe bazigaragambiriza inshinge, abandi bigaragambirize imiti, abandi bigaragambiriza. Hazabaho kwigaragambya kw'imbaraga nyinshi cyane, kuko Antichrist nibyo ari gushaka. Habe kwigaragambya kugira ngo akure amahoro mu isi, kugira ngo akure amahoro mu bantu, ateze ubwoba. Ibyo nibyo ari gushaka. Ariko muri icyo kintu kiri buza kuba kiri kubaho, ibyo bintu bizaba birimo biri kubaho, agace kamwe gafata kandi ibyo biri kubaho, marayika w'Imana nawe yururutse kugira ngo ashire ikimenyetso. Amen. Nibyo bigiye kubaho. N'umwaka uzabamo ibintu byinshi cyane. Hazamo party zigenda ziba nk'amaseri. Ni ukuvuga rero, ndagusaba ngo usenge cyane, kuko Imana izakubera ubwuga, izakubera Imana, izakubera umubyeyi, maze iki gicu kizagukingiriza abanzi n'abakobwa, kuko ni igicu cy'Imana cyururukiye kubera ab'Imana. N'umwaka igicu cy'Imana kikujeho, kuko abo bamarayika batatu bambwiye bamanutse baje bafite intego ku isi. Umwe nongeye kubabwira yuko umwe yaje aje gukuraho icyo cyorezo cyari mu mwuka duhumeka. Wa kabiri nababwiye yuko ikintu uwo muntu agiye gukora gikomeye cyane, gikomeye cyane. Marayika wa kabiri nabonye yururuka, kuko wa mbere yakuye, wa kabiri yateguriraga Imana, yateguriraga igicu cy'Imana, kuko yateguriraga Imana
kuko Imana ntabwo igiye kuvuga oya, ahubwo igiye gukora. Mugiye kuyibonera mu bikorwa bikomeye cyane, mugiye kuyibonera mu butabazi bukomeye cyane, mugiye kuyibonera yigaragaza mu buryo bukomeye cyane, mugiye kuyibona mu buryo bukaze cyane, kuko Imana y'ubwayo yaje kandi ije guhemba. Kandi nabonye lisite bari gusoma izina kuri rindi, izina kuri rindi, izina kuri rindi. Ndabwirwa ngo aba bantu ni abarwanya intambara nziza kandi baranesheje. Amen. Uwa gatatu ni marayika waje ariko afite inkota y'umuriro. Uwo nguwo nabonye arimo araza ashyiraho ikimenyetso. Niyo mpamvu nababwiye ngo igihe hazaba harimo ivumburagatanyo, bamwe barimo barivumbura, bakivumbura ku biri kuba, bakivumbura ku bintu byose, ibyo bintu bizaba biriho buri wese ari kwivumbagatanya. Aho kandi muzamenye ko hari marayika uri gushyiraho ibimenyetso. Azashyiraho ikimenyetso ku isi, nicyo cyabazanye kugira ngo bagire ibyo bakora. Kandi azakoza isoni abiyise abanyabwenge. Dongeye kubisubiramo, azakoza isoni abiyita abanyabwenge, ndetse agiye kuvuguruza imigambi y'ibyo biyitaga ko bishoboka kandi bikomeye ku mwana w'umuntu, bigiye kuvuguruzwa. Kuko Imana ya Isiraheli yamanuye igicu cyayo kugira ngo ibashe kugendana n'abana bayo. Ndakubwiza ukuri ko wowe uri kunkurikirana, nawe uzankurikirana, igicu cy'Imana kikujeho kizakubera amahirwe, kizakubera ibyishimo, kizakubera byose, kizakumurikira. Bivuga ngo ntuzasitara uyu mwaka mu izina rya Yesu. Ntuzahura n'ibyago n'amakuba. Bivuga ngo umwanzi wawe wakubonaga byoroheje, icyo gicu kikujeho kizamubera umwijima. Kuri wowe kikubereye umuco, ariko kuri we kimubereye umwijima. Imana izaba mu ruhande rwacu. Haleluya. Ni Imana izakora ibikomeye cyane, kandi izakora ibirenze ibyo twibwira, izakora ibirenze ibyo twibwira, kuko ni Imana ikomeye, ni Imana y'ibitangaza. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ariko yavuze dukomeze dusenge, ngo ntimucogore gusenga, ntimucogozwe n'ibyo muzabona, ntimucogozwe n'ibisubizo bamwe bazabona. Navuze ngo bamwe bazabona, ntimucogozwe, ntimuzagushwe nabyo, kuko Imana igiye kubabera Imana, igiye kubabera ibyishimo, kuko ni Imana izabarwanira intambara ntoya n'intambara nini. Ni ko Uwiteka yavuganye nawe. Kandi guhera uyu munsi ndimo ndavugamo, ikirere kigiye guhindagurika, hazabamo imvura nyinshi ziteye ubwoba, nyinshi cyane, zirimo inkuba nyinshi cyane, hazabamo ibirere bitandukanye, hazabamo ibihe bitandukanye, hazabamo ibihe binyuranye. Niyo mpamvu nakubwira ngo nshuti yanjye, uyu mwaka uje uhetse ibintu byinshi, kuko ni n'umwaka Imana yurukanye n'abamarayika batatu bakomeye kandi ije kuvuguruza abiyise abanyabwenge. Ije kubavuguruza, ije kugaragaza urutoki rwayo ko ari Imana ishobora byose, ije kugaragariza Farawo ko ari Imana yaremye Farawo. Nicyo ngicyo urutoki rw'Imana uyu mwaka muzarubona. Niyo mpamvu igicu cy'Imana kigiye kuza kubera bayo, kandi icyo gicu kizababera ibyishimo. Niyo mpamvu nakubwira wowe wasengaga bukeya, ongera usenge, ongera usenge, wongere wegere Imana, wongere wambare imbaraga, wongere winjira ahandi hantu, wongere winjire mu zindi imbaraga, kuko ni Imana ishobora byose. Ni Imana iriho kandi izabona. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ibagiriye neza, ni Imana ibagiriye neza. Amen. Muyakire uyu mwaka, ni Imana ije kuvuguruza. Ndongeye mbisubiyemo nk'umuhanuzi w'Imana, Imana ije kuvuguruza abiyita abanyabwenge. Habaye byinshi cyane, hazakorwa byinshi cyane,
hazavumburwa byinshi cyane, hazoherezwa byinshi cyane, ariko n'Imana nayo igiye kugaragara, yigaragaza mu bumana bwayo. Ntabwo guhera 2019 kugera uyu 2022 wari utarayibona mu mbaraga zidasanzwe, ariko uyu mwaka ugiye kuyibona mu mbaraga zidasanzwe. Ugiye kubona ubumana bwayo, ugiye kubona ubushobozi bwayo, ugiye kubona ubwenge bwayo, ugiye kubona ikoresha. Hari Imana yisigiye, ibasiga mu bavuzi, basiga mu buhanga bwose. Abo bantu piyo Imana yisigiye igiye kuyikura. Uyu mwaka hari piyo y'Imana, cyangwa se hari ikarita y'Imana Imana igiye gukinisha, kandi iyo karita niyikinisha kunesha kuragaragara. Imana igiye kutuneshereza. Icyo nicyo cy'Imana yavuze. Uyu mwaka umwaka ni ukuri pe ikinguriye abantu benshi, irabakinguriye pe. Kandi mwumve, n'umwaka ubayemo surprise z'abantu benshi. N'umwaka Imana igiye gutangaza abantu benshi, igiye kubakorera surprise cyane, igiye kugigukorera surprise atari uko wasenze cyane. Oya, n'umwaka Imana igiye kugutangaza cyane. N'umwaka uzasenga ariko ugasubizwa byinshi. Ndongera gusubiriremo, n'umwaka uzasenga ariko ugasubizwa byinshi. Wowe gusa komeza uyegere, wowe gusa komeza uyiringire, wowe gusa komeza uyirebe. Haleluya, izabana nawe. Uyu mwaka ntabwo ari amarira, ahubwo Imana kuba abandi bariho ikimenyetso, bariho igicu cy'Imana, izababera ubwugamo, izaguhisha mu mababa yayo, izaguhisha ibyago biteye isi, izaguhisha ibyago biteye isi, izabikurinda, izakurinda ibyago biteye isi, izakurinda indwara ziteye isi, izakurinda ibyorezo biteye isi, kuko Imana izaba yagushizeho ikimenyetso, kandi izaba yakumanuriyeho igicu cyayo. Igicu cyayo Imana ishizeho inzira. Uyu mwaka hazabaho inzira 3 z'abera. Buri nzira kandi hariho ibitangaza. Ibyo bitangaza uzabibonesha amaso bitaragira mu gihe kirekire, kuko Imana izo nzira 3 yakinguye ni Imana yaziharuye. Ibyari byarafunze byose byarahagamye, ngo Imana icyo gihato yagikuyeho. Amazi yatembere, amazi yari yarafunze afungirana ahantu hamwe. No kuvuga ngo yo mazi yari yarafunze ntabwo yageraga ku bantu babaye umwuma. Hari harashe umwuma, haje umwuma mu mwuka, haje umwuma mu bifatika, haje umwuma. None nabonye marayika w'Imana akuramo icyo giti, akuramo icyo kintu cyari cyarafunze amazi. Nagiye kubona mbona amazi yose arafungutse, abantu bakira umwuma. Uyu mwaka uzakira umwuma, uyu mwaka uzakira inyota, uyu mwaka ni wiyegereza Imana. Ni ukuri, nukomeza kureba Imana nta mwuma uzakugeraho, nta nyota izakugeraho, nta bibazo bizakugeraho, nta kintu na kimwe uzabura ku Mana, kuko igicu cyayo kizagutwikira, kuko igicu cyayo kizakubaho kandi kizakomaho imbere n'inyuma, kizakugenda imbere, kandi ahataringaniye hazaringanizwa. Haleluya, niko Imana yavuze. Le pele mangros le fordra, jemi ini kosike ni prai forme ni tra, langos emene fore meni grossala pote le prene forme. Icyubahiro ni cy'Imana. Le pele sans venegre tra. Nukuri ibintu byari bihengamye, Imana irabihengamuye. Ibintu byari bicuramye, Imana irabicuramuye. Guhera uyu munsi abashidikanyaga ku Mana, Imana igiye kubireka ko ari Imana ishobora byose. Hari aho byageze abantu bashidikanya ku Mana, bibaza ko Imana iriho cyangwa itariho. Ni ukuri Imana iriho, igiye kubiyereka, kuko Yesu Kristo ko yari arijo n'uyu munsi niko ari.
igiye kubiyereka mu mbaraga, igiye kubiyereka mu bushobozi bwayo, igiye kubiyereka izamura, igiye kubiyereka ifungura. Nakubwiye ngo n'Imana igiye gukora ibikomeye cyane, igiye gukora ibintu biteye ubwoba abana b'abantu mutizeraga ko ariko bimeze. Kangere ku bakozi b'Imana, hari abantu abatinze imbere y'Imana. Imana igiye gusuka umwuka wa Eliya ku bantu bayo, igiye gusuka umwuka w'imbaraga ku bantu bayo. Bagiye gukoreshwa imirimo n'ibitangaza, bagiye gukoreshwa ibitangaza batigeze gukoreshwa, bagiye gukoreshwa ibitangaza bitigeze kubaho. Ni ukuvuga ngo basizwa andi mavuta yo kurabagirana, basizwa andi mavuta. Abatindanye n'Imana basizwa andi mavuta, bagiye kujya mu zindi mbaraga. Nabonye Imana isiga abashumba, yongeye nabonye ububyutse, nabonye abashumba Imana ibavomerera, nabonye abavugabutumwa Imana ibasukamo imbaraga, nabonye abahanuzi Imana ibakora ku maso, nabonye abavuga umva, nabonye abinginzi Imana yongera kubaresitora, nagiye kubona mbona abaririmbyi yongeye kubasukaho amavuta yo guhimbaza no kuramya. Ngiye kumva numva ngo igicu cyose cy'icuraburindi cy'abapfumu gishize mu gihugu. Imana ikuyeho icyo cyuka, Imana yirukanye icyo cyuka. Icyuka cyari cyuzuye mu gihugu cy'abapfumu, icyuka cyari cyuzuye mu gihugu cy'abapfumu bigamba gukora, bigamba imbaraga. Imana yakuyeho icyo cyuka, isuka umwuka w'imbaraga, isuka umwuka w'ubushobozi, isuka umwuka w'ibyiringiro by'Imana. Icyo cyuka cyari cyuzuye mu gihugu cyacu, icyo cyuka kivuyeho. No pele santole mandre reforme le sanseregra, kiracecetse katika jina la Yesu. Kiracecetse mu izina rya Yesu. Ahubwo kubaho kw'Imana kurazamutse, itabaza ry'Imana dore rirazamutse. Haleluya. Ibendera ryo kunesha rirazamutse, ibendera ryo kunesha rizamutse mu itorero, ibendera ryo kunesha. Habaye guhemuka, itorero rirahemutse, itorero rirahemutse, itorero rirahemutse, itorero ku isi rirahemutse, itorero mu Rwanda rirahemutse, itorero muri East Africa rirahemutse. Umwuka w'Imana w'imbaraga yururukiye mu gihugu, kandi agiye kugendagenda, kandi agiye kugendagenda, kandi agiye kugendagenda. Uyu mwuka w'urupfu wari uri kugenda mu kirere, marayika w'Imana ngo yawukuyeho. Lopele mando fele sanso fele gra, umwuka w'urupfu wavuyeho. Uyu mwuka wagendagendaga, uyu mwuka wasabaga amaraso, uyu mwuka w'ibitambo, uyu mwuka wavuyeho, kuko uyu mwuka washizeho. Ni umwuka wagendanaga n'imbaraga z'umwijima, ariko uyu mwuka guhera uyu munsi ndi kubikubwira nk'umuhanuzi w'Imana, uyu mwuka uvuyeho, uyu mwuka w'ikirere kibuvuyeho, uyu mwuka wasabaga amaraso uvuyeho, uyu mwuka watezaga urupfu uvuyeho. Tapo pele bo ferema lando fe. Hazamutse ibendera ryo kunesha, hazamutse ibendera ryo kunesha, hazamutse ibendera ryo kunesha, hazamutse ibendera ry'ubutsinzi. Turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ni nako duhanura igihugu cy'u Rwanda. Turavuze ngo mu izina rya Yesu, turavuze ngo mu mpande zose tubatwikirije amaraso Yesu. Turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka imbaraga n'ubwiza n'ubushobozi bw'Imana bwuzura igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo, kandi iterambere ryongere rizamuke cyane. Kandi turavuze ngo ekonomi mu izina rya Yesu izamuke, kandi turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, inzara yose turayirukanye mu izina rya Yesu. Turavuze duhagaze ku butaka bwacu, turavuze ngo nta nzara turayanze, turayamaganye, turayirukanye. Duhagaze ku butaka bwacu, twirukanye imyuka yose mibi y'abapfumu n'abarozi turabihusha mu izina rya Yesu. Twirukanye ikirere cyose kibi kiremerera umwuka w'Imana, ikirere cyose kibi kiremerera itorero. Icyo gikuje amaraso Yesu Kristo nk'umuhanuzi w'Imana. Ndahanurira igihugu cyanjye kuzamuka no gutera imbere, inyenyeri ibe hejuru cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze ngo umwuka wose
washaka kudusubiza inyuma, umwuka wose washaka guteza ikibi cyose, uwo mwuka tuwukuyeho mu izina rya Yesu. Uyu mwuka tuwukuye mu banyarwanda, umwuka w'inzara tuwukuyeho, umwuka mubi tuwukuyeho, umwuka uwo ari wo wose wahaguruka, umwuka w'uburwayi turawurimbuye burundu mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo ubutaka bwacu bwere, turavuze ngo inzara yari mu butaka iveho, umuvumo wari watejwe no kuraguza no guterekera no kubandwa, umuvumo wari watejwe n'umwuka w'abapfumu wari ukwiriye igihugu, uwo muvumo mwukuyeho n'umuhanuzi w'Imana. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu mpagaze kuri ubu butaka, umuhanuzi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umuhanuzi w'Imana Ruzindana Prince. Ndavuze ngo ikirere cy'u Rwanda cyose mbeye uwo mwuka w'ubupfumu, mbeye uwo mwuka wari utangiye kwamamara ndawukuraho, uwo mwuka wo kubeshya ndawukuraho, uwo mwuka wo kwihimbaza ndawukuraho, uwo mwuka wo kwishyira hejuru ndawukuraho, nk'ukuje amaraso ya Yesu, nk'ukuje imbaraga n'ubushobozi bw'Uwiteka mu izina rya Yesu. Ahubwo ijuru rikinguke mu izina rya Yesu. Wa butaka bw'igihugu cyacu vubura imvura, amasoko yari yarazibye reka ziruke mu izina rya Yesu Kristo. Amasoko yari yarazibye ziruke, amasoko yo gutanga umugisha ziruke mu izina rya Yesu. Amasoko muri finance ziruke, amasoko mu bucuruzi ziruke, amasoko muri business ziruke, amasoko muri education ziruke, amasoko muri politique ziruke, amasoko yose nk'uko imisozi yose ihagaze mu Rwanda, amasoko y'umuryango naziruke mu izina rya Yesu. Amasoko yo mu bana aziruke, amasoko mu baturage aziruke, buri masoko yose yari yarazibye y'umugisha mu gihugu cy'u Rwanda ndayazibuye mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo aziruke, kandi uyu mwaka tuzaboneke turi hejuru, tuzagaragara turi hejuru, kuko uwo mwuka warwanyije igihugu ukuweho mu izina rya Yesu. Mpanuriye igihugu cyanjye k'umunyarwanda, ndavuze ngo mu izina rya Yesu uwo mwuka wari waratwikiriye, utwikira inkuru nziza, utwikira ivugabutumwa, utwikira umurimo w'Imana, utwikira abagaragu b'Imana, utwikira abahanuzi, ubuze umuntu kuvuga, ubuze umuntu guhanura, ubuze umuntu kuvugira ijambo ry'Imana. Uwo mwuka w'abapfumu n'abarozi, uwo mwuka ndawuberuye umve mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Turawohereye uwo mudayimoni wari warahagaze akazamura ibendera, akazamura buri kimwe, uwo ndamucecekesheje, nzamuha ibendera ryo kunesha mu izina rya Yesu. Urakoze mwami w'abantu, lentomele forebrera. Ndagushimiye Imana, urakoze kuko uri Imana iri hejuru ya byose, urakoze ko twinjije mu wundi mwaka, kandi urakoze ko uyu mwaka ibyo tuwuhanuriye ari byo bigiye kuba. Wa mwaka tuzakugenda hejuru, ntuzatugenda hejuru. Kandi ndategetse ngo umuntu wese, umurozi wese wambutse ushaka kugira ngo atocomera abera b'Imana, uwo nguwo turamwohereye aho Uwiteka yamugije. Kizwa cyangwa se uve ku ikarita. Turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tukumanuyeho umuriro w'Imana, ukizwe cyangwa se mu kimwe uve mu nzira mu izina rya Yesu. Turavuze ngo abarozi n'abapfumu babura amahoro kubw'abera b'Imana, kandi tubafunze iminwa yabo. Uko bari bafite ijambo bavugira ahantu hose ku social media n'ahandi hose, babahaye ijambo, turavuze ngo turabacecekesheje nk'abagaragu b'Imana. Ducecekesheje uwo mwuka wari uzamutse w'ikuzimu, ducecekesheje uwo mwuka wari wiyamamaje, ducecekesheje uwo mwuka wari wiyamamaje mu gihugu cyacu, uwo mwuka wari wiyamamaje ku isi, uwo mwuka wari wishize hejuru, uwo mwuka w'abapfumu, uwo mwuka wari wishize hejuru ko bafite ibyo bakora, uwo mwuka wagaragaye mu gihe cya Farawo. Nanjye ndahagurutse mpagurukanye inkoni y'Uwiteka, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo turacecekesheje uwo mwuka, ndawufata mbere, ndawucecekesheje mu izina rya Yesu. Cecekesheje akanwa k'abapfumu, cecekesheje akanwa k'abishyira hejuru, cecekesheje akanwa kose k'umwijima mu izina rya Yesu. Guhera aka kanya reka ijwi
ry'ubuhanuzi rizamuke mu gihugu cyacu. Reka ijwi ry'ububyutse rizamuke, reka ijwi ry'ineza rizamuke, reka ijwi ry'ibyishimo rizamuke, reka ijwi ry'urukundo rw'Imana rizamuke, reka ijwi ry'abakizwa rizamuke, reka ibendera ryo kunesha rizamuke mu gihugu cyacu. Reka amasoko yose yari yarazibye reka ziruke mu izina rya Yesu. Naziruke mu izina rya Yesu. Wa masoko we ziruka, wa masoko we ziruka, wa masoko we ziruka mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze ko tugiriye neza. Ndagushimiye Uwiteka Mana kuhagararanye n'abakozi bawe. Ndagushimiye ko abaguye babyukije. Ndagushimiye kuko Mana babivuyemo bagaruye. Ndagushimiye ko abivumbuye bagarutse. Ndagushimiye kuko Mwana icyubahiro cyawe kigaragaye. Kandi ndagushimiye ko uzaduhisha mu mababa yawe, ibyago biteye isi bitazagera kubera bawe. Urakoze urakarama Mwana. Ndasengera buri umwe wese aho ari, reka umugirire neza. Umugisha w'Imana babeho, umugisha w'ijuru babeho. Umuntu wese wari urwaye aka kanya ndategetse mukire, umuntu wese wari uboshye aka kanya ndategetse ngo ubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wari ubuze urubyaro, ndavuze ngo aka kanya urubyaro rubone mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wari ubuze inzira, uhereye itariki inzira zawe zifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Nategetse muri aka kanya ubuzima bwawe buhinduke in the name of Jesus. Reka amavuta y'Imana kubeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubwiza bw'Imana bukubeho, reka kubaho kw'Imana kukubeho mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaritse ibyakwirukansaga, mpagaritse ibyaguteza ubwoba, mpagaritse ibyaguhindisha umushyitsi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bihagarare guhera aka kanya. Reka ikiganza cy'Imana kigukoreho, reka ubwiza bw'Imana bugukoreho, reka igitangaza cy'Imana kigukoreho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko Imana ishobora byose, Imana yururukiye kusana umuco wayo mu isi. Niyo mpamvu dusenze guhera aka kanya. Wowe unkurikiranye, wowe uzareba ino video, ndavuze ngo mu izina rya Yesu igitangaza cy'Imana kikubeho, igitangaza cy'ishobora byose kikubeho. Kandi uyu mwaka uzakubera imfura y'imyaka myiza wigeze kubaho. Uyu mwaka uzakubera imfura y'imyaka y'ibyishimo ugeze kugira. Uyu mwaka uzakubera imfura y'imyaka y'uburumbuke wigeze kubona. Uyu mwaka uzakubera imyaka y'imfura ibyo utabonye ubibone. Uyu mwaka ukubera umwaka w'imfura wo kuzamuka hejuru, ukubera umwaka w'imfura wo kurwanirirwa, ukubera umwaka w'imfura wo gusubizwa, ukubera umwaka w'imfura wo kuba hejuru, ukubera umwaka w'imfura wo kwaguka, ukubera umwaka w'imfura wo kurwanirizwa intambara kandi ukanesha, ukubera umwaka w'imfura guhera uyu munsi. Pelemandro Feregra, ukubera umwaka w'imfura w'ubwiza bw'Imana, ukubera umwaka w'imfura n'ukuri kunezererwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wabuze byose mu myaka yatambutse, uyu mwaka ubibone mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ubigereho mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ndagutegetse ngo uyu mwaka ugendere hejuru. Uzawutegeke ntuzawutegeke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mwaka ntuzakurya ahubwo uzawurya. Ikibi ntikizakubone, abanzi ntibazakubone, kuko igicu cy'Imana kizaba kigutwikiriye. Urakoze Mwami w'abantu. Mana turagushimiye kuko wabanye natwe. Turagushimiye Mwami w'abantu kuko icyubahiro cyawe kiri hagati muri twebwe. Turagushimiye Mwami Imana ko wabanye na Jesus Christ is coming. Turagushimiye kubw'itorero ryawe. Turagushimiye kuko Mwami w'abantu izina ryawe hawe icyubahiro. Urakoze kuko itorero ryawe Mwami uryaguye, urizamuye, utwubakiye, udushize mu butaka bunini cyane. Mana turagushimiye. Urakoze Mwami w'abantu, ibyo ukoze turaguhimbaje. Tugushimiye imirimo myiza, tugushimiye kuko Mwami icyubahiro cyawe kigaragaye. Ndagushimiye Mwami abakike bose reka ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Aho bari hirya no hino ku isi ndabasengeye ngo ubahe umugisha. Itorero muri rusange reka urihe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mwami w'abantu kuko turwaniye intambara tuzi ndetse n'izo tutazi. Mwami turagushimiye. Aya mashyi ni ayawe, tugukomeye amashyi Mwami w'abantu kuko uri Imana ikomeye Mwami. Urakoze databuja, turagukomeye amashyi nyakubahwa, tugukomeye amashyi nyakubahwa, tugushimira, tugukomeye amashyi 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 tugushimira. Ushizwe hejuru, hejuru yabyo
byose hejuru y'ibiriho tugukomeye amashyi tugushimira Mesiya urakoze mwami w'abami urakoze kuko mwami w'abami ukoze ibikomeye urakoze kuko databuja umwaka utubereye umwuka mwiza oh haleluya bonane 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 oh haleluya icyubahiro cy'Imana kigaragariho umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire ndetse iki gitondo uhure n'igitangaza cyane guhera iki gitondo uhure n'igitangaza cyane telefoni z'umugisha ziboneke mu izina rya Yesu Kristo twafunguye ikirere cy'abera telefoni z'umugisha zifunguke man iki cyumweru uhure n'igitangaza cyane uzavuga amashi uzavuga ngo profete ibyo wambwiye koko byarabaye iki cyumweru uhereje mu gitondo uhure n'igitangaza cyane uhure no gukira kwawe uhure n'umuntu wawe ukuzaniye igisiga cy'amerwe kivuye iburasirazuba kize kihuta kikuzaniye igisubizo cyawe kandi uyu mwaka impapuro zanyu zifunguke mu izina rya Yesu Kristo impapuro z'ingendo zifunguke aho byari byaranze bikunde aho byari byarifunze bifunguke mu izina rya Yesu Kristo ngorera haleluya icyubahiro cy'Imana kigaragare reka duterera muri eshatu dushima Imana haleluya 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 Imana y'amaboko bahumugisha ndabashimiye ko twabanye ndetse ukomeze usenge ukomeze ushima Imana Imana ikomeze ibagirire neza kandi ikomeze ibagurira imbago Imana ya Isiraheli ibaho umugisha uyu munsi ndetse n'iteka ryose ngaho rero uyu mwaka ugendere hejuru ntuzakugende hejuru kandi abapfumu n'abarozi bakurwanyaga uyu munsi bafunzwe iminwa Uwiteka nyir'ijuru akumanuriyeho igicu ndetse icyo gicu kigiye kukubera urumuri uzakumurikira amanywa ukakumurikirana nijoro icyubahiro cy'Imana gikomeze kibane nawe mu izina rya Yesu amen.